amagenda yarundarunda gutura mu bukonde Yesu ararundarunda neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Gafata agasuzuguro batesha abana bawe ubona kararundarunda. Amagenda batesha abana bawe arabirundarunda. Uwiteka aragiza dirutya we manu witeka we ngatunga umurira mu kintu cy'inyanza. Ntabwo ari amagambo iyo wiratabara Imana ntabwo ari ukubesha. Iyo ntabwo ari amagambo n'ukuri ntabwo ari amagambo. Iyo ntabwo ari amagambo mu bihamya ntabwo ari amagambo. Imana iratabara Imana ntabwo ari amagambo. Muri iri teraniro harimo umuntu Imana yatabaye ngo angirire nka gutya turebe. Oya muri iri teraniro turimo nta muntu Imana yambitse yambaye ubusanga yiduhera icyubahiro. Ni ukuri kw'Imana mureka tujye tuvuga Imana twabonye igwa mabuja, tujye tuvuga Imana tuzi neza twabonye. Muri iri teraniro nta muntu Imana yahaye urubyaro yarasabye ngo ayiduhere icyubahiro. Oya Umugabo Yesu ndamwemera. Hano umugabo Yesu ndamwemera. Haleluya n'umugabo Yesu. Sinaryabanira ishimwe umugaragu wa muhumugisha kubw'ijambo ryawe unyurishe muri we. Komeza umukomera simbaraga no gutindana nawe. Kandi Imana tuboneyo no gusenyera umuja we Claudine. Nubane nawe mugirira neza. Claudine turamusengeye. Numugirire neza. Kugabanya murinda kongera. Meke gihe cye gikoreshwe neza. Mwuka wera aba muri we. Kandi data wa twese myiza ntabwo yamenya gusonza kw'imitima y'abari hano. Ariko wowe urabezi nganyura muri we uvugane natwe. Niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mwami nakwituriki, Mwami nagushimira nte ku buzima bwanjye bwose buri mu maboko yawe Mwami Imana. Kopfa babona nguye neza bakababara, ariko ibyo byose Mwami biri mu maboko yawe Mwami Imana. Mwami nakwituriki, Mwami nagushimira nte ku buzima bwanjye bwose buri mu maboko yawe Mwami Imana. Hari abifuza ko mpfa babona neza bakababara, ariko ibyo byose Mwami biri mu maboko yawe Mwami Imana. Haleluya, haleluya. Imana iduhane umugisha mu izina ryande umugaragu w'Imana ya Pastor Akiza. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha. Atubwiye inkuru abagabo babiri bakoze bageze ku irembo ryitwa Ryiza. Numvise umwuka ari umwe, nanjye nabazaniye inkuru ivuga ngo haleluya, cyangwa intego y'ijambo ivuga ngo mu kigeragezo ufite uyu munsi, mu ntambara uri kurwana uyu munsi, hanyuma mu makuba ufite uyu munsi wa none, hariya kuri uriya musozi utuye nazanye inkuru ivuga ngo Imana iguhagurukirize abagabo babiri bitwa Mose
ndetse na Aroni. Hanyuma buri muntu wese yarura uko yatetse ntimundenganye. Aleluya. Watetse ibishyimbo ntago wakwarura amakaroni. Hari ubwo bibaho? Hari ubwo bibaho we? Aleluya. Watetse ibijumba si hari ubwo haboneka ifiriti. Buri wese yarura ukuntu yatetse ntihagire unkurikirana. Iwacu ni kure. Amen. Imana itugirire neza. Nitwa Niyigena byose Claudine, ndacyari umukobwa. Imana yangiriye icyizere irantoranya mu gihe nk'iki ngiki ngo mbe umukozi wayo. Aleluya. Muri kubona si kuba umukozi wayo bimbereye. Aleluya. Umuririmbyi yavuze ngo hariho abantu bifuzaga kompfa, nawe urabagiraga se? Ubu se wagize ngo kiriya kigama batubwiye ntihari abari bavugaga bati cyabenza gipfuye? Naje hari igihe banteruraga bakanjyana hanze imvura iri kugwa ikanyagira ariko ntimpfe. Aleluya. Ngo ariko ngiyo babonye ubayeho neza ngo bagira gute? Ngo ariko ibyo byose biri mu maboko yande? Biri mu maboko yawe Mwami Mana. Kompfa babona ndiho neza bakababara, ariko ibyo byose Mwami biri mu maboko yawe Mwami Mana. Dutuye mu karere ka Musanze, nsenga mu itorero ryitwa ADPR, ndi umuririmbyi muri iryo torero, ndi n'umuvugabutumwa. Imana yabinyemereye n'izindi mirimo Imana ishimye ko nkora nazo ndazikora, hanyuma muyimpera icyubahiro kuba yarampamagaye. Kuba yarampamagaye nibyo tuyihereye icyubahiro. Haleluya. Hanyuma nibisigaye izabikora tuyihereze icyubahiro, kandi kumpamagara nibyo bikomeye kuruta ibyo isigaje gukora. Haleluya. Munyemere dusome ijambo ry'Imana, ntago dutinda. Bambwiye iminota 40 ndakoresha 4. Ari ikibazo? Iminota nye iyo tugiye gukoresha. Ubundi mu mico ya kirokore iyo baguhaye iminota, aho kugira ngo uzirenze urazigabanya. Ubwo rero turagabanya inshuro 10 hanyuma zihinduke 4. Amen. Nagimvuze ngo Imana iguhagukize Mose na Aroni mu ntambara uri kurwana uyu munsi. Mu madeni ufite iguhagukiza umugabo witwa Mose na Aroni. Tugiye gusoma igitabo cyo Kuva, nimwo turasanga izo nkuru, ibice ni 14. Turasoma umurongo wa 27 n'uwa 28 wonyine. Ntago njya nsoma amagambo menshi, abanzi baranzi. Nuko ubwo nahamagawe. Mwahageze si cyangwa nta Bibiliya mufite? 14, 27 na 28. Hari amagambo avuga ngo Mose, namwe niko ari kuvuga? Ariko si kuki mutari kunyikiriza? Yego ko Mana yanje, uwo muntu ugeze hejuru y'inyanja ya Tiberiya nuwahe? Ariko narumiwe, nzajya nabafata agace. Haravuze ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku bahetswe, arenga. Kuki nimba muri gusoma we? No ku bahetswe n'amafarashi. Zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Twakige neza amagambo y'Imana. Ariko Mana, nta muntu uri mu iteraniro uzi gusoma ngo adufasha dusomere mu byumve neza. Ibice 14, 27 na 28. 14, 27 na 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. 27 yatubwira ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja,
mu museke inyanja isubizwa guhurura kwayo. Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akungumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Avuga ngo mu nyanja. Amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose. Vuga ngo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Amen. Muvuge nk'Imana imuha umugisha. Iratabara Imana ntabwo ari amagambo. Yewe iratabara Imana ntabwo ari ukubesha. Ntabwo ari amagambo. N'ukuri ntabwo ari amagambo. Yewe ntabwo ari amagambo. Mu bihamya ntabwo ari amagambo. Imana iratabara Imana ntabwo ari amagambo. Muri iri teraniro harimo umuntu Imana yatabaye ngo angirire nka gutya turebe. Oya, muri iri teraniro turimo nta muntu Imana yambitse yambaye ubusanga yiduhera icyubahiro. Nukuri kw'Imana mureka tujye tuvuga Imana twabonye. Igwa mabuja tujye tuvuga Imana tuzi neza twabonye. Muri iri teraniro nta muntu Imana yahaye urubyaro yarasebye ngo yiduhera icyubahiro. Oya mumbabarire mumbwiye neza. Haleluya. Nshobora kuba nyizi njyenyine ariko ndashaka kugira ngo ndebe abandi bantu bayizi bayibonye. Muri iri teraniro nta muntu bari barasinye ko atazashaka Imana ikamukubita igihungu ngo tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Hanyuma si Imana dusengaga yishuraga amadeni. Ninde muntu byari bemereye ikaryishura? Mana. Iratabara Imana ntabwo ari amagambo. Haleluya. Dusomye inkuru z'abagabo bitwa Abayisirayeli ngo ndetse n'Abanyegiputa ndetse n'umugabo witwa Mose n'uwitwaga Aroni. Haleluya. Dusomyemo amagare, dusomyemo n'amafarashi. Siko namwe mubibonye we? Hanyuma dusanze hari n'inyanja nuko. Amen. Bibiliya rero narayisomye neza, namwe muzasome iby'inkuru guhera ku gitabo cyitwa Kuva ku gice cya mbere mukomeze musome, muzamenya amateka y'izi nkuru dusomye. Ngiye kuyababwiraho gakeya, nindangiza ndiyicarira nihasira umwanya mutoya nisubirira iwacu iriya hirya ni kuri. Amen. Ubu turi mu karere ka Rubavu kandi nataha mu karere ka Musanze, urumva ni kure cyane. Ariko dushimiye Data wa twese ujya udutembereza akaturenza karitsiye bavuze ko tuzapfiramo, akaturenza karitsiye bavuze ko tuzaseberamo, akaturenza karitsiye bavuze ko tutazabyariramo. Yesu akayiturenza. Haleluya. Yayindengeje nuko ngera muri Rubavu. Imana iduhana umugisha. Ejo bundi yarayindengeje nja mu karere ka Bugesera. Muri kumva Imana iri gukora. Seri gukora se. Kuwa gatanu nibwo natashe, nari maze iminsi ndi mu Bugesera. Amen. Ejo bundi kuwa mbere ho nshobora kuzajya mu Buganda Kampala. Ubwo si Imana ntago yandengeje karitsiye. Mwaye mere cyubahiro. Noneho rero nyemerera pasiteri nubwo ntari uwa hano ariko ndebera abantu bose batari kwikiriza bishimye, baraba bagiraga ishari ubansohorere basha kugira ishari kwa bene wabo. Hano turi ni imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Kamera wakuye mu rugo rwawe ntuyizana imbere y'Imana. Umujinya wakuye iwawe ntuwuzana imbere y'Imana. Imana yacu nta kamera igira, nta nzika igira. Imana nta rwangana Imana igiraga. Haleluya. Ikimenyimenyi nasomye ijambo ryayo rirambwira ngo yangaga icyaha ngo ariko umunyabyaha wikamukunda. Ubwo se uri kumva igiraga ishari ahita asohoka. Haleluya.
Haleluya. Hano se hari umuntu ubonetsemo ngo tube tumusohoye? Amen. Haleluya. Hari umugabo umwe witwa Gideyoni. Imana yigeze imugirira icyizere, iramubwira ati haguruka ujye kurwana kandi witwaze ingabo zishoboye no kurwana. Ngo umugabo aragenda arasabunga, aravuga ati kandeba na Korodine uzi kwicunda. Hari igihe mu kanya ajya mu mwuka akavuga ati somena akaturebera aho ibitero biri guturuka. Ngo ariko bageyemo hagati, ngo Imana yamubwiye iti izo ngabo ufitanye nyinshi. Harimo abagiraga ishyari, harimo abadafashwaga, hariho n'abafashwaga bameze nk'abatumbitse ubugoro. Haleluya. Hamubwira ati wegabanya. Ngaragabanya. Agira ute? Agira ute? Izo nkuru si nibwo bwa mbere muzumvise. Bibiliya avuga ngo bakomeza kugera. Ngo bageze imbere, ngo Imana yamubwiye iti bakabije kuba benshi. Abasigaye banjanire ku kagezi. Haleluya. Mbaza mugenzi wawe ngo wamenya arakahe. Ushobora gusanga na hano ari ku kagezi waje. Imana ikavuga iti mundebere, urabyina arakaye muhite mumushiga ku ruhande. Utari bufashwe mushige ku ruhande. Haleluya. Bibiliya rero irambwira ngo Imana ibwira Gideyoni turabona ari kujabanganya mu munwa nka bya bisimba ntavugiye mu igiteraniro. Bagavugaga ngo iyo ikubyinana na sobukwe ngo baguri gukweramo nta wamenya nshobora kubivuga. Bakanca inkwano nyinshi. Hanyuma ngo aravuga ati urabona ari kujabanganya mu munwa nka bya bisimba birindaga ingo z'abakire, umunshirire ku ruhande. None n'unywesha amashi nawe umunshirire ku ruhande. Ni ukuri kw'Imana ngo abanywesheje amashi babonetse ari 300. Iramubwira ngo abo nshaka nabo ngaho. Haleluya. Ubwo rero nawe gusengana n'igihuri kingana gutya ariko nta mumaro gifite wapi, ahubwo twasohora abatagira umumaro abafite umumaro bakahagoma. Ariko Imana idufashe twese dusange dufite umumaro turi imbere y'Imana. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo aba bagabo bitwa Abayisirayeli dusomye ngo bagiye kwisanga bisanga bari mu gihugu cyitwa Egiputa. Kandi Bibiliya itubwira ko igihugu cyitwa Egiputa ari cyo gihugu cy'amateka mabi mu bihugu byose byanditswe muri Bibiliya. Amen. Nasi ko ndi kubona muhise murakara. Nukuri nuwo ndabona atari gufashwa ntago ndamusohora ariko mwishime. Amen. Hanyuma ngo bisanga mu gihugu cya Egiputa, ngo iki gihugu baza kukigiriramo imibabaro ikomeye cyane, ngo ku rwego bafataga amashereka yabo ngo bakayakamurira mu cyondo, ngo barangiza bagakata, ngo cyamara kunoga bakabumba amatafari, undi munsi bagakama amashereka yabo ngo bakayakatisha icyondo, ngo hanyuma abafundi bakaza kubaka ya matafari babumbye bakubakisha cya cyondo. Ukeneye amazi wese kumwe babandi bakoresha amazi abafundi nibo babizi, mwebwe ntabyo muzi ariko nakoze ikiyede ndabizi. Hari igihe icyondo cyuma umufundi akakubwira ngo nzanira amazi. Haleluya. Ngo batumiza amazi ngo hakaza amashereka y'abagabo bitwa Abayisirayeli. Muri kumva si batarababaye? Ha mana. Ese turi mwiri teraniro ninde muntu wababaye kuri urwo rwego? None mwakwihangana. Bibiliya irambwira ngo aba bagabo baba mu iki gihugu cyitwa Egiputa, kurya byari biruhije, kwambara byari biruhije, gushaka hari hamana, kubyara byari biruhije, ngo ariko ngo baza kukibamo. Umunsi umwe rero hari indirimbo nahoza ndi kumva muri kuririmba ngo hari umunsi umwe bizasobanuka. Koma. Ko buriya muririmbaga ibintu muzi. Koma. Haleluya. Haleluya. Mamaze kutubwira ngo umunsi umwe ikigama cyicagiye ku irembo ngo haciye abagabo babatindinya kuja mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka arabakira. Ngo baravuga bati nta feza nta zahabu ariko hari icyo dufite kiruta ibyo. Wowe ukene mu mubiri ukene no mu mwuka. Ni ikibazo ni ukuri kw'Imana. Haleluya. Haleluya.
Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe aba bagabo bababaye, aba bagabo bari kurira, aba bagabo bari gusapfura nk'uko nawe uyu munsi uri gusapfura. Ngo Imana irabitegereza ngo imenye imibabaro yabo. Suhuriza mugenzi wawe umumbwire ngo icyampa Uwiteka akakureba uri mu iri teraniro. Imana ngo imenye imibabaro bafite, imenya agahinda bafite, imenya amarira bari kurira, imenya abambaye ubusa, imenya abababaye cyane. Ngo ihagurutse umugabo witwa Mose n'uwitwa Aroni. Imana iguhagurukiriza aba bagabo babiri ngiye kukubwira, niturangiza dusenge. Sha nukuri kw'Imana. Haleluya. Yo, wabuze ubwishu kwa muganga, Mose na Aroni nibaza ubwishu buraboneka. Yo, wabuze inzu yo kubamo, n'ikibazo nuko Aroni atari yazana Mose. Nibaza barakurebera inzu iraboneka. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo umugabo akanda ingoto, umugabo witwa Mose, ngira mubwire iti haguruka ungire ku mugabo witwa Farawo, umubwire arekure ubwoko bwanjye bubayeho mu mibabaro. Ngo hanyuma Mose atera amaguru, ariko iyi saha yawe yageze ntawatera amaguru. Haleluya. Ntimuzajya murenganya abarozi, abarozi bakora mu isaha yawe, iyo yarangiye nta murozi wakuroga. Ibyo bintu mubikuraga he? Nta wakuzinga isaha yawe yo gushaka yageze. Mwikuremo abarozi ngo umurozi ngo yaranzinze ngo sinzashaka ngo yandugiye imirima ngo zitazera. Wapi, isaha yawe ntabwo iragera. Haleluya. Ngo Mose atangira kuvuga ati none ko ndidimanga nkaba ntazi kuvuga bimeze bite? Ngo Imana yamubwiye iti oya, ndahagurutsa n'uwitwa Aroni ujye ugivuga asubiremo. Haleluya. Bigashoboka ko Mose aje wenyine bitakunda, ahubwo na Aroni akwitabe mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo aba bagabo babaza Imana bati ikimenyetso cy'uko yari Imana ivuganye natwe ni iki? Imana iguha ikimenyetso shu. Iguha ikimenyetso kibemeza ko ukijijwe. Dore mbese narumiwe ma. Fasha ma. Ejo hari ahantu nari nagiye guteranira hitwa ku Kanyirarebe. Umumotari arantwara, arambwira ati Korodi ntikarame, ubwo yagasanzwe nzi. Haleluya. Arambwira ati nukuri kw'Imana, Imana ikurimo. Ntamubaza ati si motari ubibonye ko abakozi b'Imana ari benshi, nkaba ntagusengeye, nkaba nta kintu nkubwiye, ubibonye ko Imana indimo. Arambwira ngo abagore ngo uzi ikintu cya mbere kitwerekaga ko Imana yabajeho nti ngo ni ukwambara neza. Ikore kimwe kibemeza kukijijwe. Ngo abayibwira bati duhe ikimenyetso, turajyana kuri uyu mugabo witwa Farawo tukamubwira kuri Imana yavuze. Ngo bamubaje iti cyo ufashe mu ntoki ni iki? Ati ni inkoni. Ati jugunye. Ngarajugunye. Haleluya. 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 Inkoni hinduka inzoka. Umugabo ati toka shitani, nibwo bwambere mbonye inzoka. Undi aravuga ati nta kibazo yifate, ngagenda gakeya ngakora ku murizo, ngakoza yiruka. Haleluya. Imana yamubwira ngo icyo nicyo kimenyetso ubwereke Farawo. Aravuga ati ninsanga hariho n'abazi kubikora se. Ati kanguha ikimenyetso cya kabiri, guhe n'icya kabiri. Oye, ikimenyetso cy'imyenda ntabwo cyabemeza, iguhe n'icyo kurya. Bashama. Ariko sha no, iguhereza n'ikimenyetso cy'amafaranga. Nujya yakoma. Rero mwebwe hari ibyo mutazi. Haleluya. Ari ukuntu ugendaga watwitse wabemeje, warangiza mu kandi kanya bagahita bagaragaza ko hari umuntu umaze kanatarya. Ikimenyetso cy'uko ari Imana yakwambitse rero uhita kuvuga uti nje ndashiraho 5. Gwe n'ikindi oya pe kimwe naco kimaze. Haleluya. 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 Imana habwe icyubahiro mu izina rya Yesu.
nukuri kw'Imana ndabakundaga cyane cyane. Tugiye gusoza. Bibiliya irambwira ati cya kabiri ngo Imana ivugana na Mose ikamubwira ngo arambike ikiganza cyawe mu gituza, ngagishyiramo ngakigikuramo ngasanga cyabaye ibibembe, ngaramubwira ngo ngera ugisubizemo ngo kigongera gihinduka ikiganza kizima. Atumubwire ngo Imana ikize ibibembe nigivuganye nanjye ngo rekura ubwoko bwayo. Oya, nukuri kw'Imana. Haleluya. Ngo umugabo azinduka kare kare nkuko nanjye nazindutse, ngazindukana n'iki n'agasakoshi. Haraza ari kwiririmbisha, data tuzamusingiriza ubwo buntu yatugiriye, n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatwungutse. Haleluya. Ngagera ku mugabo witwa Farawo. Umugabo rero witwa Farawo ntago akangwaga n'amabara naje nambaye. Woye komana mbabwire gute kugira mu byumve. Haleluya. Amen. Ntago umugabo witwa Farawo akangwaga n'impano ufite. Wapi nushaka wikarage bwira uri kwikaraga, ntago ibi bikanga Farawo. Ntabwo Farawo akangwa n'amayetaje ufite, ntabwo Farawo akangwa n'abadasipora muziranye, nta nubwo yakangwa n'abandi bo mu bindi bihugu muziranye. Nushaka ubuziranye n'abazungu, ibyo ntago bikanga Farawo. ngo umugabo witwa Mose ngo abageze kwa Farawo arakomanga, undi ati ni karibu. Niki? Ngahageze ati rero ati hari ico umwuka mbwiye. Haleluya. Atangira kwiremereza kugira ute. Ubu muri biteraniro dufitemo n'abahanuzi biremerezaga, hakavuga ati ngenda wapi nta naje gucuruza ibishake ndi umukozi w'Imana. Uwambona uwambonara uyu wambona ibaza mpuye na Pastor Laban amaga agatuti agatugahura nikoreye ibishake ndi gutembereza. Gosha mwakwihangana ko Farawo adakangwaga n'icubahiro fe. Haleluya. Ngo Farawo Mose ati hari ico umwuka mbwiye. Hateki hatagavuze ngo hano hari ubwoko bwitwa Abisirayeli, none iravuze ngo barekure babayeho nabi, ishaka kubakura muri iki gihugu cya Egiputa ikabajyana mu gihugu cyitwa Kanani. Bibiliya irambwira ngo Farawo aramureba aramubwira ati ku myaka ufite zitarenza 28, ku biro ufite bitarenza 80, ku burebure ufite ku bugari ufite, kwijwi ufite ritashobora kurenga umudugudu ngo rigere mu kagari. Iyo Mana igutumye ni ikihe kimenyetso iguhaye kugira ngo nemere kariyo? Haleluya. Aramubwira ati rero hari ikimenyetso Uwiteka mpaye. Hari ikimenyetso Uwiteka agize ute? Ati isi inkoni sinje gifashe mu ntoki uri kureba kari inkoni. Ati kankwereke. Kabayijugunye hasi. Ayijugunye hasi ngiti hinduka inzoka. Yo yego ngo Farawo aramureba aramuseka. Uri kumwangisha inzoka, umuntu w'umugabo, umuntu w'umwami, umuntu ufite igihugu, uje uri kumwangisha inzoka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ahaguruka abantu batanu. Niba nagenda nta kibazo. Haleluya. Amen. Nta kintu na kimwe mufite murajugunye hasi. Amen. Amen. Ngaravuga ati muri iki gihugu mfite abapfumu, mfite abakonikoni, mfite abanyabwenge. Oya ndabafite. Haleluya. Amen. Inzoka niyo uvuze ngarabaga hamaganye ngamagiza we Chantal we Rusi we
pucuri we runaka we ngaravuga ati muze, ngo baraza, ngo bahageze ati mushugunye hasi namwe inkoni. Zibaye ngahe ni nyinshi. Haleluya, haleluya. Ngo Mose abwira Uwiteka ati kuki wanshutse ukanyereka ko ari nje uvugana nawe gusa, kandi no muri Egiputa waramaze kugeramo. Haleluya. Ngo Imana iramubwira iti ceceka nkwereke. Ngo inzoka ya Mose iripomba, ngo irongera iripomba, ngo imira utuyoka twose two mu gihugu cya Egiputa, ngo twose iradukukumba. Mana. Haleluya, haleluya. Bibiliya irambwira ngo Farawo aramubwira ati genda, nubwo unyegetse ko Imana yawe ikaze, ariko ibyo ntabwo byankanga. Ngo umugabo arataha. Agira ute? Agira ute we? Komana, wagize simba kuba warayivuganye nayo byakubuza kuruha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Abantu rero bibwiraga ngo guhanura ngo nico kintu cambe kimara umubabaro. Nukuri kw'Imana ntago byakubuza kuruha. Amen. Ubutaha nababwiye uburyo umukobwa witwa Mariya n'uwitwa Marita bashoboraga kuvugana n'umugabo witwa Yesu, ariko Lazaro arabapfana amarakane mu gituro. Haleluya, haleluya. Hari umunsi umwe Imana yambwiraga ati ndi Uwiteka amahoro wabuze ndayaguhaye, ukigera mu rugo urasanga nagutanze kugerayo, nagerayo ngasanga imihoro ziri kuvuga neza, bati turakwica subira iyo uturutse. Ntago kuba wavuganye nayo byakubuza kuruha. Ariko umwami udahinduka ngabongera avugana na Mose na Aroni, ngababwira iti wongeye musubire mu Egiputa kugeza igihe ubwoko bwanjye buzavirayo. Ngo baravuga bati none ikimenyetso ni ikihe? Aravuga ati mukigerayo mujugunye inkoni hejuru y'inyanja, ngo bayijugunye ngo inyanja ihita ihinduka umutuku. Haleluya. Ngo Farawo ntiyemera. Subu bazemezwa n'iki we? Oya mbariza mugenzi wawe ngo n'iki Imana izakora bakemera? Umuntu agiye mu mazi menshi yabatijwe banze kwemera akakijijwe. Agiye muri korale baririmbye banze kwemera akakijijwe. Agize niba ture banze kwemera. Ararangije abaye muvuga butumwa barabyanza, abaye muhanuzi barabyanza. None muzemera ryari? Haleluya. Amen. Haleluya. Bibiliya ivuga ko bateje ibikeri, Farawo ntiyemere, bateza inda, Farawo ntiyemera, imperi ziraza, Farawo ntiyemera, uburoro buraza, Farawo ntiyemera. Bibiliya irambwira ngo ku cyago cya 10 nibwo umugabo yemeye. Imana ikora kimwe cyemeza Farawo, Imana ikora kimwe cyemeza Farawo uturanye nawe, ikora kimwe cyemeza Farawo muririmbana, ikora kimwe cyemeza Farawo musengana, Imana ikora kimwe cyemeza Farawo muhanurana. Imana igukorera kimwe cyemeza Farawo. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ku cyago cya 10 canga ku munsi wa 10 ngo imfura zose zo mu gihugu cya Egiputa zirapfa. Komana, hagira ibintu bipfa kugira ngo utabadwe. Noneho hari ukuntu mubivuga ntimubyumve neza. Haleluya. Umugore washatse umugabo, ariko uyu mugore yaravutse ari imfura. N'uyu mugabo we akaba yaravutse ari imfura mu muryango wabo. None bakaba bafite n'umwana w'imfura, n'umukozi wabo wo mu rugo ari imfura, n'umuzamu barindira igipangu ari imfura, none bakaba bafite n'itungo ari imfura. Ngo byose byapfiriye umunsi umwe. Farawo aravuga ati aho ndarekuye. Ngize ute? Shano kuri kw'Imana hari ikizabemeza shu. Hari ikizabemeza. Aravuga ati ndarekuye. Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli
basohoka mu gihugu cya Egiputa ngo barangije berekeza mu gihugu cyitwa ngo iki. Ubutaha narababwiye ngo ariko mana narababwiye ubutaha ngo nyir'ibyago ntagaburaga ibindi. Wapi? Haleluya. Nyir'ibyago ntagajya buri ibindi. Ngo bageze mu gihugu cyitwa bakiri mu gihugu cyitwa Egiputa bari kugisohoka, urumva nyine ni intambwe ndende, ngo bahita bahura n'inyanja itukura. Ngiyi nyanja itukura ibabera umusaraba ku rwego batabona ubwato, batabona umuntu bambutsa, nta hantu bakwambukira. Ngo baravuga bati reka turebe mu mpande, ngo basanga hari imisozi miremire. Ngo hanyuma batangira kwijujuta, ngo bakijujuta uw'intwara basubije inyuma amaso, ngasubije inyuma amaso asanga hari amagare, hari amafarashi. Bariza mugenzi we ngaya amafarashi n'amagare byari bije kugira ute? Uyu mugabo witwa Farawo ngo amaze kurekura ubu bwoko ngo yaricujije. Yagize ute? Aravuga ati abakozi bankoreraga ko mbirukanye ndakorerwa nande? Ejo bundi Imana yangarutseho. Yagize ute? Yangarutseho. Imaze kungarukaho nja mu bibina ku rusengero. Akoma tuzabamenya. Nja mu bibina bitatu ku rusengero, kimwe cyakotezaga ari ku wa gatatu, ikindi kigakoteza ari ku wa kane, ikindi kibina kigakoteza ari ku cyumweru saa 8. Amateraniro yarangiye. Amen. Haleluya. Noneho umuntu najaga gufurira ibyahi by'abana, nkakuba amasafuriya, nkamukuburira, nkagira gute, amemba agasikisha isabune ya Senkani. Mukozi w'Imana agasabune uzaje gufura. Yo busa ubu ngubu tahana kano kunyi wanyu nibabona ugatanye ntaco baragutwara. Niriwe ndakora umunsi wose. Mwayimera icyubahiro ko yangarutseho sha. Nukuri kw'Imana. Oya, nubwo nkoraga ibiraka ariko ntago bampembaga isabune ya Senkani. David ntago ari isabune bampembaga. Haleluya. Oya, Imana yangarutseho nukuri, mwongere muyimera icyubahiro. Haleluya. Noneho umugore akaba ari umuhanuzi ukomeye. Noneho koma ngo bajya mu nama nyobozi kumwe nyine abadiyakoni muteganaga, mwebwe murabizi. Ngo umugore abaritumbuguza ati ariko pasiteri, ati karame, ati hari yerekwa mperutse kubona kuri Korodina. Iki? Naho yabuze umuntu umufuriye ibyaha, ubwo nyine yakuvuga ati kizapfe kizagiye ute, abonye nanjye nateye imbere ibyo byaha ntarongera kuja kubivuga. Waba mu matsinda 3 usuri gukorera isabune ukazakoteza iki? Muri kumva ibyo bintu bishoboka? Oya, waba mu matsinda 3 baraguhemba umunyu wa 200 ukazashobora gukoteza ibibina 3. None ubwo uri kugira ngo kubijyamo suko Imana yari yaciye akanzu. Haleluya. Noneho ngavuga ati mperutse kubona yerekwa kuri Korodina. Ndati se kandi byagenze ute? Ati ndashaka kugira ngo Korodina muzamusengere cyangwa mu muhugura, ati kuko nabonye bikaza. Ati co ngaho mbwira. Ati nyine urumva, ati nagiye kubona, ati mbona hano ku rusengero twagize igiterane. Atariko icyo giterane ati ntago twagikoreye mu rusengero, urumva nyine igiterane ni kinini, twakoreye mu kibuga cy'urusengero, twebwe tugira ikibuga kinini. Amen. Haleluya. Ntago binteye ubwoba kubivuga kuko tugira abahanuzi barenze 20, nta nubwo yakwimenya. Noneho tugira abadiyakoni benshi, nta nubwo yakwimenya. Si byose? Alkoma. Haleluya. 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 Nuko tuvugaga abantu babyibusha ibivovo bikarakara, ariko nyine nta muntu ndabandi kuvuga. Iyo tuvuze ngo Korodina yabyibusha ikivovo gihitaga kiraka, ese nitwe twakibwiye ngo kibyibu. Iyo tuvuze ngo utuntu turananutse insindani zikarira. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
cyabaye. Atariko Claudine niwe wari uri umuyobozi wa gahunda, atari kuduhimbarisha, ibintu byose byashushe, abantu bishimye, abandi bari kubyina, abandi bari guseka. Ati ngiye kubona, ati mbona mama we atatutse mu marembo hariya hirya, ataza ari kwirukanka, atari kuvuga ngo Claudine ngo ngwino ujye kuvugana na yari amatsinda yawe, ntago ari njye wakubwiye ngo yajyemo udashoboye kuyakoteza, ngo dore ngo ntago bagasha kungurishiriza umurima ngo warabambuye. Ati none ati Claudine akijijisha, atagakomeza akaririmba, ati mama we akamurusha imbaraga, ati abantu bagezeho bagacemererwa, ati abandi batangira kuvugavugana, ati noneho bigezaho, ati mama we amurusha imbaraga, ati Claudine arambika mikrofone hasi, atahita yirukankana na mama we, ati none igiterane cyose gihita gisubikwa, ati buri muntu wese akavuga ngo none se ubu bari kuturirimbisha ibiki, bari kudusengesha ibiki, ni ibiki baduhanurira, ari abambuzi, ari abatekamutwe. Ati buri wese akagenda, ati nagiye kubona, ati mbona urusengero rusigaye rwonyine hariho abantu batarenze na 5. Ati nuko rero, ati ubwo nyine mu muhugure cyangwa mu musengere, ubwo se kari kabaye pasite ariko sha pasiteri ati none si murare rero tujyaga abapasiteri nabo bumviraga umwuka w'Imana kubi, ariko nta wabarenganya. Ngo pasiteri aramubwira ati none si Claudine ubusanzwe abaga mu matsinda, urumva abapasiteri ibyo bintu ntago ari ibintu bakwirwa barataha umwanya. None ngo abandi bavuga batahubwa baga mu matsinda 3. Ati si none uriya mukobwa ko namwitegereje nkabona nta kazi afite n'ibiki byose, ayo matsinda yakotezaga iki, ayo mafaranga yakuraga he, byatangiye bite? Ngo ababajije umwe ubaga muri ayo matsinda uyahagarariye, ngo umugabo baravuze ati ahubwo Claudine ni ukotezaga amafaranga yuzuye, buri cyumweru akotezaga 2,500, ubwo kuwa gatatu 2,500, kuwa kane 2,500, ku cyumweru 2,500, ni we rwose ukotezaga yuzuye. Ati none yakuraga he? Aleluya, aleluya, aleluya. Ngo noneho birangije umwe abavuyemo, atari ko hari igitekerezo ndi kumva, ati njewe ndi kumva nta handi hantu yakuraga, ajaga kubwiriza akayasabirizwayo, ati ahubwo buriya wifashe ukamwima rekomandasiyo ntazongeye kujya kubwiriza, niyo yakuraga. Undi aravuga ati icyo gitekerezo ni inyamibwa ntuzongeye kumuhereza rekomandasiyo. Cakoze barokore n'abana beza, nkunda barokore pasiteri ku buryo udashobora kubyumva. Abarokore uzi ko bajaga kukugambanira bakagaruka bakanabikubwira. Ubwo urumva igiterane cyabaye bose baravuga, ntago rwose wambwira ngo umwe ngo yavuze, aba bantu babiri bicaranye, uyu yavuga uyu ntamusubize. Bose baragendaga bakaganira, umwe agashyiraho igitekerezo, undi agashyiraho inyunganizi, undi agashyiraho ijambo, umwe muri bo bavuyemo. Ati Claudine rero nimba uzi gusenga senga. Nehe ni kubera iki? Ati rwose inama yakozwe bagambanye na rekomandasiyo ntayo uzi wongera kubona, byagenze gutya na gutya na gutya na gutya. Ndavuga ati Imana ihabwe icyubahiro. Ninde muntu wabitangije? Bati ni runaka. Ndetse buriya yabuze umuntu uja kumesa ibyahi, none atangiye kunsebya ngo nongere nsubire iyo naturutse, nongere nsubireyo. Ariko Mana, haleluya. Ngo umugabo aravuga ati abakozi ko mbirukanye, abandi ndabakurahe, ngahagurutsa amagare n'amafarashi n'abagabo bafite imbaraga. Arabwira ati mugende munzanire aba bagabo sha, nuravunika nzamwungisha hageze ariko bongere bankorera. Haleluya, haleluya. Ariko ngo basanga Imana igize ute? Tugiye gusenga n'ukuri kw'Imana. Ariko Mana, haleluya. Ngo bagera mu nzira, ngo basanga Abisirayeli byabacanze, byabayobeye, nabo bataye umutwe, bari kwibaza ukuntu barasubira mu Egiputa, byabayobeye, bari kwibaza uburyo barambuka inyanja, byabacanze, ibintu byanze. Ngo batangiye kutuka Mose, ngo bakamubwira bati iyi niyo Mana utubwiraga, iyi niyo wirirwaga uratwigisha, iyi niyo wirirwaga uraduhanurira.
iyi niyo wihuga guhita utubwira ngo yishyura amadeni. None niba yishyura amadeni ikaba itwimye ibyo kurya, ikaba itwugarije kuri iyi nyanja, iyo ni Imana nyamakimwe. Ngo Mose ababwira ati mube muretse, mube mugize ute, twongere twiherere. Nyibaze neza, ubu nawe rero waje kwiherera, nyemerera uyibaze neza. Haleluya. Ngo Mose ariherera apfukama imbere y'Imana gakeya, ngabaza Imana, arayibwira ati Imana iki ko wavuganye nanjye ukambwira ko Abisirayeli bazava mu gihugu cya Egiputa bakajya mu gihugu cyitwa Kanani, tukaba twari tugize amahirwe yo kuva mu biganza bya Farawo, inyanja ikaba itubereye inyanja. Mana, i Kanani turajyayo cyangwa ntago turajyayo? Ngo Imana irururuka, dushimiye Data wa twese ujya uvugana natwe we, turamushimiye we. Data wa twese sha, uvugana natwe byatuyobeye, akavugana natwe byaducanze, akavugana natwe imiryango zatuvuyeho. Mumfashe tumuhereze icyubahiro. Rakarama. Haleluya. Ngo Imana ivugana na Mose, iramubwira ngo Mose we, kuba nabakuye mu maboko ya Farawo no kubambutsa iyi nyanja, igikomeye ni iki? Umuntu urabona ibyaga icenda akanga kwemera icya cumi kikamwemeza, n'inyanja igikomeye ni iki? Haleluya. Ngo Mose yavuga ati birengeka mbitambike ndagenda Mana, umbabarire ntuceho na kimwe, nongeye kukwizera nk'inyembaraga. Mwongere muyigarurire icyizere, ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta ibyo isigaje gukora. Haya koma, ngo umugabo ngo yaragutaye, Haleluya. Kuba yaramufashe ikamukura mu basore bose bari bari ku isi ikamuhuza nawe, icyo nicyo gikomeye kuruta kujya kumukura ku ndaya yagiyeho ikamukugarurira. Ibyo bintu muri kubikura he? Ngo wabuze Minervari ngo byagucanze, ngo mituweli ngo bazongereye, wapi? Kuba yaraguhaye mwana nibyo bikomeye kuruta kukuzanira mituweli. Icyo nicyo gikomeye. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ntacyo bazadutwara, nimuhumure. Ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta ibyo isigaje kugira ute. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo Mose aragaruka avugana n'abagabo bitwa Abayisirayeli, yiyongeraho n'ibyo Imana itavuze kubera ubwoba yari afite. Nukuri kw'Imana. Haleluya. Haleluya. Aravuga ati hari ukuntu Uwiteka ambwiye, arambwiye ngo mwicogora ahubwo nimukomeze mugende, niko ko Imana yari ibivuze. Arababwiye ati kandi ngo mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka agiye kubamanurira none. Kuko Abanyegiputa muri kureba, n'aba mwamaze kureba, n'aba mwarebye ubushize, n'aba mwarebye mu zindi myaka, Imana yavuze ngo ntimuzongera kubabona ukundi. Aya rero mwebwe hari ukuntu muba mutabyumva. Hoye, inzara iri kukurya uyu munsi niyakuriye nimugoroba, niyakuriye mu kwa gatanu, ubu turi mu kwa munani, niyakuriye muri 2020, iravuze ngo ntizongera kukurya ukundi. Inda warayivuyemo uyu munsi, niyo wavuyemo mu kwezi kwa gatatu, nizo wavuyemo muri 2000, nizo wavuyemo 2020, iravuze ngo noneho ntabwo zizongera kuvamo ukundi. Ngo barabibabwiye
ng'abagabo babo barafashijwe ngo baravuga bati nta kibazo mana nubwo amagare ari kudusatira upfa kubuvuza. Ubundi waravuze ngo Farawo azaturekura araturekura. Mugiga kwizera sha. Hoya mugiga kwizera. Haleluya. 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 Ni mugiga kwizera Imana ipfa kuba yavuze. Ipfa kuba yavuze. Nushaka ube wahanuriwe n'indaya, nushaka ube wahanuriwe n'umukene, nushaka ube wahanuriwe n'umuki, ariko ipfa kuba yavuze. Nta bantu bari mu iri teraniro bavuganye nayo ngo tuyihereze icyubahiro. Bwira mugenzi wawe ipfa kuba yaravuze. Ipfa kuba yaravuze. Diyako ipfa kuba yaravuze. Haleluya. Dufite korari nkuru y'iwacu yitwa Ashimwe Imana. Egereremba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Herutse kuririmba. Ng'Imana yacu ntabwibesha, iyo yasezeranyije irasohoza. Niba yarakubwiye ngo uzabyara, ntagibesha uzabyara. Haleluya. Niba yakubwiye ni mu mujyi ni mu mujyi. Niba yakubwiye ni imyenda genda wipimisha sha. Haleluya. Ipfa kuba yarabivuze. Ngo baravuga batupfa kumuvuza kuko nubundi hari ico bavuze turakibona. Haleluya. Ngo Mose ahagarara ku nyanja n'umugabo witwa Aroni bahagarara ku nyanja ndetse n'abagabo bitwa Abayisirayeli ngo bararindira. Haleluya. Haleluya. Buriya rero mwebwe hari amakuru mutazi. Iyo ubwiriwe ariko uziko nijoro urarya ntago inzara ikuryaga. Ujaga uratamba hagira n'akagushikura ukavuga uti tuza ninjoro birahari. Haleluya. Tuza ninjoro bigize ute? Haleluya. Hano mwigiteraniro hari umugabo ufite umugabo wigeze ajya mu Buganda. Wigeze ajya gupakaiza mu kindi gihugu agatindayo. Ari hehe? Wowe. Noneho rero Imana ishimwe. Ubu watubwiye ngo kuwa gatandatu ngazaza. Siko watubwiye hari. Wani ku cyumweru. Ubu none wishimye uzana imbere y'iteraniro uti haleluya tumugabo wanje azaza. Ariko atari yakubwiye iyo nkuru wari wishimye. Iyicari. Haleluya. Haleluya. Hanyuma iyo uzi ko umugabo wawe araza ubwiraga abantu uti mutuze siko araza. Ukaba warara gushizaho inzu ku nzugi ibisafuriya ameza uti hatagira ikigabo kiza kunkomangira ukazana n'amasuku ugashiraho waba ufite n'aka kabati ugashiraho. Ariko iyo uzi ko umugabo araza ibi bintu bishigagaho. Hako shama ariko ma urara gufunguye uti umugabo araza. Muveho sha umugabo wanjye araza. Haleluya. 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 Nigeze nja gukora akazi ko mu rugo. Subwo ndabibabwira cyangwa mbyihore. Komana. Pasite nubona iminota zirangiye umbwira. Nja gukora akazi ko mu rugo. Noneho bari barambwiye ngo hari ukuntu ngaba boss ngo bifuzaga abakozi bo mu rugo ngo bakabararana nyine mu gihe nk'abagore babo badahari. Noneho umunsi gumwe mabujaja kudwaza mama we mu bitaro byitwa CHK. Uzi yamazaye ibyumweru 2 ariko ibyo byumweru 2 byashize ntasinziraga. Ntatekereza tubuhaye igihe boss araza nasinziye. Kandi ubu namwe bari abantu byabayeho. Haleluya. Yarampamagaraga ari nijoro nkumva ngize ubwoba umutima gwanjye ati bwana ibyo agiye kukubwira nkagira amahirwe ntabimbwire. Haleluya. Haleluya. None yagiraga abana banyemeraga kubi hari ukuntu nijoro bigizaga bakarira wenda barose nka nabi. Ubwo bikaba ngombwa ko bampamagara nkabanza naje kubahoza. None nkahita mvuga ati kabaye ubu byarangiye. Ariko mabuja yaraje nukuri ko Imana ntago nongeye kugira ubwoba wapi kubera mabuja yarahari. Akavuga gato ubusungu ubu ya kwanga mabuja kanyemera wapi rwose nta kibazo.
nta kibazo nkiryamira nkisinzirira. Haleluya. Abagabo rero bitwa Abisirayeli ngo bicara basika Imana iraza, ngo babona saa 11 zigageze za nimugoroba. Babona saa 12 za nimugoroba zirageze, babona saa moya zirageze, babona saa 2 zirageze, ngo saa 3 ziragera. Bibiliya ntago yatubwiye ngo yajaga ku isaha ya sangahe, ariko ngo bigeze mu gicuku ca nyuma. Cyaryari bariza mugenzi wanjye icyanyuma habaga ari sangahe? We habaga ari sangahe ko ntabizi? Katubaze pasiteri niwe mukuru. Oya ni sangahe buriya? Saa 9 zishira saa 10. Oya da. Noneho umva ukuntu bimeze. Muri iki gicuku ca nyuma ni cagihe abarozi batakigenda, bamaze kubyina, bamaze gucugagura, bagiye. Murabyumvise? Mu gicuku ca nyuma ni cagihe abarozi, abajura bamaze kwiba ibyo bariba, bakavuga bati reka tugenda hatagira n'udusanga mu muhanda, turi kubona buri kwegereza guca. Murabyumvise? Ubwo abatari bazi igicuku ca nyuma babyumvireho. Ni cagihe sheri wawe amaze kukubwira ati birarangiye ntago tugikundanye. Bibiliya irambwira ngo mu gicuku ca nyuma Uwiteka aritamurura. Bwira mugenzi wawe ngo nawe yitamurure. Ngo yitamururira mu nkingi y'umuriro, ngo ndetse n'igicu, ngo ivana inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo amagare atangira gukururika cyane aruhije, ngo bashiramo bagasanga umwuka warangiye. Bibiliya irambwira ngo Abanyegiputa babonye umuriro, nababwiye ngo hari kimwe ikora, bagatangira kuvuga. Haleluya. Ikibazo ni uko mutari kunyumva, kandi tugiye gutaha. Haleluya. Haleluya. Ndabizi ubu mwashonje, inzara iri kubarya, abandi batangiye gutekereza ba mutware batubu babayeho bate. Muhumure, natwe tutabafite turataha. Ese ejo bundi sinababwiye ngo nta gahinda k'agasirimu kabagaho buri wese aragafite? Haleluya. Ubu naka kana kifitiye agahinda gahe kuvuga ati ubu ngubu hari igihe nari ndahura n'umuntu uhetse ibijumba nkamusunikira kamadesa, none Korodina ari gukomeza kuvuga buri kwira. Ubu mana koko ndatsindikira nde, ndasunikira nde. Ubu David nawe ari kuvuga ati madama tubu yahishije habura ubirya, ati mana inzara iranyishe. Haleluya. Haleluya. Noneho nanje rero ndabyibushe, nta muntu wakwemera ko musunikira iwacu izoke yazo kunsigira ntazibagayo. Ubu nanje ndi gutera imibara tubu ngubu mana tubu ngubu, ariko muhumure tugataha twese, kandi Imana igatunze, kandi Imana imaraga agahinda. Cyakoze muri ibyo bibazo, muri izo ntekerezo ufite, ikohereza umugabo witwa Mose na Aroni. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Abanyegiputa batangira kuvugana, ngo umwaka abwira undi ati rankingi uri kuyireba? Uri kuyireba ma? Undi akamubwira ati none sigura umuriro gwo guri kwaka guje gutwika nde? Mana Yesu Kristo we biti mana, Imana igambwiye ngo igukijije mu nda mwa, ntuhashaka abatanakuryaga ariko igukijije mu nda. Kandi nukuri hari ibintu byinshi wari waburiye inzira, ariko siko ndi kubona uri umusirimu cyane ubyibushe nkanje we. Kandi barambwiye ngo abantu babyibushe ngo ntabaruhaga, ahubwo nkibaza njewe ko nduhaga, hakiga ngo ubwo Imana inyigizagaho nkana. Ariko ndi kubona ntawe ubyibushe, ariko Imana igambwiye ngo hari ibintu byinshi wari waburiye inzira, ariko ngo Imana ibihaye inzira. Usika ariko imbwiye niko imbwiye. Buriya n'utuntu twitwa uduceri mwana ngo hari ukuntu tuguhaye. Nuko ntago mpanuraga pe, ntago iyo mpano nyigiraga. Haleluya. Haleluya. Ngo batangira kuvugana, ngo pasiteri uyu nguyu hariya witwa nde? Witwa Irakiza. Ngo pasiteri Irakiza ngo akavugana na pastor Abana, ngo akamubwira ati gura umuriro guri kwaka uri kureba. Undi akamubwira ati none siko ndi kubona hashinzamo n'ikintu gisa n'inkoni. Haleluya. Ngo Abanyegiputa batangira kuvuga ngo guriya muriro gushobora kuba guvuye mu ijuru.
haleluya. None reka duhunge, Uwiteka ashobora kuba aje kurengera Abisirayeli, twebweho yadukuyeho amaboko. Ngo bakivugisha ayo magambo, Bibiliya irambwira ngo Uwiteka ngo yururukira muri uyu mugabo witwa Mose ndetse na Aroni, irababwira ngo mukore akazi kabazanye. Ibwira Mose ngo rambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo umugabo ararambura. Bwira mugenzi wawe ngo turambura sha, havagamo ikintu. Abagabo batatu baherutse kugira gahunda, barambura ukuboko kwitwa kwizera, ngo babwira Nebukadinezari bati ntago iki gishushanyo gisumba Imana, ntago turi bwubaraje. Ngo bababwira ngo kandi umuriro guri kwaka, baravuga bati Imana ifite umuriro gurenza uwawe. Ngo barambura kwizera. Bwira mugenzi wawe ngo nawe rambura kwizera kwawe. Itabivuga bari kwambuka kuko bari babonye inzira, ngo bambuka neza nk'abari kwambukira muri kaburimbo cyangwa mu muhanda utarimo ibinyabiziga, ngo barambuka neza banitonze batanirukanka. Ngo Uwiteka aravuga ati ntago naviga amaha, tugeze aho twasomye tugiye gusenga. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo aravuga ngo ntago ariko Mana subwo mutari kunyumva we. Pasiteri ubutaha akora amasengesho y'ukwezi kose, ariko ujaga baha umwanya, hera kuri uya muhegaza umwanya, uya muha umwanya, kuko ndi kubona mufite ishari ngo twebwe ko tutavugaga. Bagatumira abashitsi, ngo ubundi abashitsi baturusha iki? Namwe bazabaha umwanya. Yako umunsi uzabura bwigeze uzantumire nanje nze nicare ntega amatwi. Nicare nze ntega amatwi. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka aravuga ati ntago navaniriza amaho ngaho. Ngafata abagabo bitwa Abanyegiputa, ngafata n'abantu bitwa Abanyegiputakazi. Uwiteka bafata bihorere. Ngarangije abegeranyiriza ahantu hamwe. Hehe nehagira umuntu ntiza udutenge Mana, wenda munyemereye mukantiza udutenge nkatungasha we. Hano hari abantu rero batagiraga kwizera. Mwantiza muri kwifubika njewe ko ntakonje, muri kubona nambaye umupira w'imbeho. Ngarafata aregeranya neza, aravuga ati woya ntihagira utatana n'undi. Haleluya. Ntihagire umuntu utatana n'undi, ntihagire umuntu ugira ute. Ngafata amagare aregeranya neza, afata amafarashi nayo aregeranya neza, afata n'Abanyegiputakazi nabo aregeranya neza. Tugiye gukora akantu niturangiza dusenge. Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi. Mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, mwabasore mwe, mwabahanuzi mwe, mwabashitsi mwe, Yesu ari mu kazi. Iyaba iyo dutuye, aho duturuka, aho dukorera, aho tuvuka, twaje gusenga tutanaje. Yesu ari he, Yesu ari he, Yesu ari he, Yesu ari he. Iyaba mu Rwanda, iyaba mu mahanga, Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi. Haleluya. Nenda muntu wemeye ko ari mu kazi ngajiga nka gutya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Yesu ngateranya abagabo bitwa Abanyegiputa n'Abanyegiputakazi n'amagare yabo n'amafarashi yabo, ngarabaterateranya neza, arabarundarunda neza. Haleluya. Arabarundarunda neza. Ngarangije aravuga ati kaze nkora aka kazi ngiye gukora. Haleluya. Ngarangije agira gutya, agira gutya. Mutari kubyumva we. Oya ko mutari kubyumva sha.
wagendaga yarundarunda gutura mu bukonde Yesu ararundarunda neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Gafata agasuzuguro batesha abana bawe ubona kararundarunda. Ugenda rucaya batesha abana bawe arabirundarunda. Uwiteka arangije atirutya, arangije atirutya we Mana Uwiteka we ngakungumurira mu kintu cyitwa inyanja. Ninugiza kwizera ngahaguruka gusenga we. Abisirayeli basubiza amaso inyuma ngo basanga ngaramagare n'amafarashi niko twasomye ngo ndigari kureremba hejuru y'ubwa y'inyanja ngo nta n'umwe warokotse muri aba banyegiputa, nta n'umwe warokotse, nta gare ryarokotse, nta farashi ryarokotse, ibyabuhigaga byose ntihakagira na kimwe kirokoka. Uyu munsi wa none tubona ibyaduteraga biraremba bigenda, tugera mu rugo dusanga byaruretse byagiye, dusanga biraremba bigenda, kwambara ubusa biraremba bigende, kumirwa biraremba bigende, gusuzugurwa biraremba bigende, kwirukwa biraremba bigende, hagira ibiraremba bigenda, n'abandi barabyaye biraremba bigende, ubukonde bwabaye karande ku bantu buraremba bugende. Tugiye gusenga Imana ikibindi iraremba bigende, nawe bikuvira mu buzima dukurikiye umunsi wa none. Reka twemere Pastor Abandi umutambyi wacu yegere hano hino asenge abwira Imana ngo hari ibintu biri gusunika abagabo Mana ushimwe n'amafarashi n'abanyegiputa, wilefone meregere. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akongomure. Amen. Mana turagushimiye. Izina ryawe niryubahwe. Ndasenga nawe usenga. Ubwira Imana bya bintu byose bikubabaje. Bwira Imana bya bintu byose agomba gukungumura. Uri mwiza, uri data wa twese uhoraho. Migambi yawe ni myiza n'iteka ryose. Girira neza ubwoko bwawe. Girira neza abashya n'abagaragu bawe. Hari ibyo kwagukungumura. Za ndwara zikire. Ya madeni akire. Bwa burwayi burambye butuveho. Bwa bukode tubuvemo. Mwishyuza yaje wo turemere ibitangaza.
bana kwesore bege neza. Data mwese ndaryawe ryera, girira neza ubwoko bwawe, utendane nabo, uhagarare nabo mu iki gihe ngiki, barinde kumwara, barinde kurwa n'isoni, barindwa nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Musha umuhe umugisha wawe mu izina ryawe ryera. Bwa bugumba bukungumure, bwa bushomeri bukungumuriramo mu izina ryawe ryera. Babana bananiranye bakungumuriramo mu izina ryawe ryera. Kwa guhomba kungumurira mu nyanja, Data wa twese mwiza, kwa kubura urushoro kungumurira mu nyanja kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaho abana n'abana bawe bagirire neza, utindana na muri byose kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Data umusha wawe umugisha utagabanije, ngagumana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Mukomere Imana amashyi, mukomere Imana amashyi.